Turabasuhuje twizera ko umeze neza ahantu hose muri mukundi ibiganiro byacu bitambuka kuri uyu muyoboro wa YouTube channel. Mwese tubahaye ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Ngewe nitwa Ajabo Marashi ndi kumwe na Zeruba umeze neza? Marashi imeze neza, ndakomeye cyane rwose. N'abantu bacu twizera ko bameze neza. Zeruba tugiye kubabwira ko hari abakomando cyangwa se abasirikare kabuhariwe ba graduated cyangwa se abasirikare bashyashya benshi cyane hafi 10,000 bamaze kwinjira mu ihuriro rya SEMA 23. Ni benshi. Ni 7,532. Yego. Uwo mubare ntekereza ko wenda reka tuvuge ko ari hafi 8,000. Ni benshi abantu benshi. Ni benshi abasirikare benshi bamaze kwinjizwa mu ihuriro rya SEMA 23. Umugaba mukuru w'izingabo General Stare Makenga yabahaye impanuro zikomeye cyane. Ababwira ko bagiye ku rugamba, bagiye guhangana ndetse gukomeza gutegura gufatana bagenzi bo guhangana n'umwanzi. Wa mwanzi ninde? Yabahaye ubuhe butumwa bwihariye bukomeye cyane kuko yabahaye impanuro zikomeye cyane. Tugiye kureba muri rusange ibyo mahugurwa bahawe adasanzwe atuma babasirikare bakudasanzwe kuko n'ubundi nabakomando kabuhariwe. Tugiye kureba uko bimeze ibijyanye n'abakomando bashyashya, ibyo babwiwe n'inshingano nshyashya bahawe n'icyo umuyobozi Makenga yababwiye bagiye kuba bamufasha ndetse n'icyo abitezemo muri rusange uko n'aya mahugurwa adasanzwe dore ko babimyitozo adasanzwe. Zeruba dufashe tumenye muri rusange uko byagiye bigenda tugira ngo tubyinjiremo neza. Ya reka wenda tubwira abantu ko kuba aharakozwe iyi graduation ku itariki 8 hari ku cyumweru ibyo wenda ntabwo bikiri inkuru, ahubwo inkuru no kureba ngo abagraduatinze abakomando izi special forces 7,532 baba bagiye gukora iki? Ese barabagumisha mu bigo bya za Rumangabo? Ese baraguma hano za ahangaha bakoreye graduation n'ubundi nyine baguma aho ngaho? Bo bamaze guhabwa inshingano. Igisubizo ni oya, ahubwo abangaba bagomba kugira aho boherezwa mu bice bigiye bitandukanye bagakurwa ahangaha Cyanzu bakoherezwa kuri axe ngiye kugarukaho zikeneye abarwanyi kabuhariwe, ndetse hari n'ibimenyetso bigaragaza ko mu by'ukuri izo axe zitegurirwaho imirwano. Yego. Bo ni kimwe n'ibyo Makenga yarabaganirije. Nabonye muri ibi birori byo kugraduatinga urumva bakoze imyereko, hari abanyuze mu miriro, bamwe bazana y'umuriro cya gikorwa cyabo cyo kumena amatafari bamenesheje umubiri, bakoresheje umubiri. Hari n'uwo nabonye warimenesheje agahanga, nibazaga agahanga k'uyu mutipe. Iramyitozo bahawe n'umuriro, undi bamukubita ikintu ku kaboko hano gihita kivunika kugira ngo berekane ko ari abasore. Abanza kiriya kintu kiba cyaranaboze ahari ntabwo ari gusa ari abasore ba muntu kubita ikintu hano gihita kicika. Ni abasore baba bakomeye. Nuko ni ibyo bikorwa rero batojwe imikino njyarugamba, kungufu ndetse na karate. Ubwo rero ibyo byose ni byagaragaye muri uwo munsi. Sultan Makenga ijambo rikomeye cyane rishobora kuza kuryana mu matwi ya Tshisekedi ni uburyo ngo iki gihugu cya Kongo kiyobowe n'ibicucu. Abo yagateretsemo iyo uzanye ngo wajinga mu Giswahili, mu Cyongereza ni stupid, mu Gifaransa les idiots. Igihugu kiyobowe n'igicucu. Kuba igihugu kiyobowe n'igicucu nibyo bitumye Makenga ngo agiye yahaye umukoro izi ngabo z'abakomando kubohora Kongo yose. Ubwo yavuze ngo bagenzi banyu bakoze akazi, barwanya urugamba, namwe tubitezeho iki? Nibyo ngende kugarukaho. No kuvuga ngo yabanje kugaragaza ko koko iya Armée révolutionnaire congolaise yaba abatari kuri ligne de front, abari kuri ligne de front bakoze ibikomeye, bashwanyaguje umwanzi. Aravuga ati bazanye FARDC turakubita, babavanga n'abasinzi na mayibobo ngo bahaye izina rya Wazalendo, bahaye intwaro bakazita Wazalendo. Turakubita, bazana abarundi n'abazungu b'abamercenaires, turakubita abamercenaires baturutse mu bihugu bitandukanye, turabakubita bose, intwaro turazifata.
byumvikane rero ko mwebwe umusanzu wanyu bagenzi banyu kuri ligne de front barabategereje, yego mugiye kubasangayo. ndabizi neza ko mufite mwahawe imyitozo ikarishye, mugiye kugenda mufatanye n'abandi. Tunaenda kugomboa nchi yote, tunaenda kugomboa raia ewan. Umuturage citoyen wa Kongo, nyine umuturage wa Kongo agomba kubaho ibyishimo. Igihugu ntabwo ari birabice gusa, igihugu cya Kongo cyose. Hanyuma abaturage ba Kongo impunzi aho ziri hagiye hatandukanye, zirifuza gutaha kandi zigomba kuzataha kubera mwebwe, kubera ibyo muzatanga. Ni mwebwe twiteze ko muzagira umusaruro mu gutuma abantu bose bataha amahoro agahinda. Nibyo ngibyo nibyo Sultani Makenga yagiye agarukaho byinshi cyane. Ariko noneho aravuga ati iki ni igisirikare cyubakitse, ni igisirikare gifite discipline, ni igisirikare cyo kubohora igihugu, ni igisirikare cyo kubohora umuturage. Igihugu cyacu tukagikura mu maboko y'ibigoryi. Igihugu cyose ntabwo ari birabice, ariko hano kwa Rusena urakumva neza. Urumva igihugu cyose amahirwe menshi gishobora kwisanga mu maboko y'abo bagabo. Nibyo noneho tukarebera hamwe ngo ko Makenga yavuze ko hari bagenzi babo bari kurwana, bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Yabigarutseho. Bari hehe? Ese ni izihe axe zishobora koherezwa aba bakomando? Kuko nk'ubu aba batipe bigishijwe no kurasa mu buryo budasanzwe, kandi hakoreshejwe no kuvuga ngo munition cyangwa se munition ziri lourde, intwaro ziremereye, yaba z'amaransi rokete, yaba amamitrailleuses zirasa mu ntera ndende gutyo. Hari axe Warikare kugeza ubu ngubu ku munsi w'ejo nibwo hatangiye, nibwo nje nabonye amakuru avuga ko iyi Warikare bari kuramforusa yaba abasirikare ndetse n'intwaro. Intwaro ziri gushyirwayo ntabwo ari intwaro zisanzwe izi ngizi bari basanzwe bakoresha, ni intwaro ubwabo. Mu ntwaro bari bambuye leta ya Kinshasa harimo izo batahise bakoresha kubera ubumenyi buke bw'abazikoresha. Igihugu gishobora gutunga kamwe mu igihugu kiba gitunze intwaro zikomeye. Yego. Ugasanga rero n'abarebere ntabwo muhita mumenya ngo izi ntwaro twazikoresha gute. Hari izo rero byasabye ko bafata imyitozo yabyo ihambaye. Yego. Izo ntwaro ziri mu zoherejwe Warikare. Ntabwo ndi kumena amabanga y'igisirikare cyo kwa Sultani Makenga. Ibi ni ibyagiye hanze. Izi ntwaro ziri mu zoherejwe Warikare. Izi ntwaro ziri mu zo urubyiruko rwitoje kurashisha, rwitoje gukoresha. Niyo mpamvu rero kuba ngo zatangiye ejo hashize no kuwa muri weekend zaratangiye koherezwa kuri axe ya Warikare, ni ikimenyetso simusiga cy'uko aba bakomando nabo barimo abagiye koherezwa hariya Warikare. Yego. Urumva? Yego. Indi axe na axe ya Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ino misozi ya Runingu, mu bice bya za Ruhinja, hano za Kamanyora, na za Plaine ya Ruzizi, ni ibice Sultani Makenga nyakubahwa General Majoro, kuko burya iyo umwise ngo ni Sultani Emmanuel Makenga iranka rye ntabwo bari sawa. Yego. Iyi axe ngo niyo kwitondera ku rugamba. Iyi axe niyo kwitondera kubera ko hariyo menace ikomeye cyane, hariyo n'imbaraga zikomeye cyane zi FARDC n'abariye bayo. Abantu barabizi neza ibimaze iminsi. Wazarendo baherutse kugaba ibitero hariya za Plaine ya Ruzizi. Yego, barabarasa amatwi arashyuha kugeza ubwo bamwe basubiye inyuma bakiruka. Izo Wazarendo rero ziba zisekeje. Abari Wazarendo nka 80 bafite imbunda 3.
bakazikoresha gute? Abagenda imbere nibo baba bafite imbunda, abandi bakagenda inyuma bavuza induru gusa. Wenda ARC cyangwa se imama 23 yabumva ikagira ngo n'abasirikare bahatari. Yego. Iyo babakojejemo umututu rimwe bose abadapfuye abandi basubira inyuma bakiruka. Wabonye ko se ahubwo kandi babikora nyuma banakuramo uniform zabo za gisirikare ageta nk'umuntu nazo bagira agetajya mu baturage hariya umuntu ageta akubita inyuma y'igihuru ageta yira umuhanda nta kibazo wagira ngo umuturage usanzwe marashi nazo bagira nta uniform za gisirikare n'abazifite ni ahandi nubwanga abarundi yo babakubise kunuza ku rugamba bakabemeza wazarendi ifata uniform y'u Burundi kayambara FARDC inyinshi ni FARDC babacungana nazo iyo bamaze kubatikura bahita bafata ya uniform ya FARDC bakayambara. Akenshi uzasanga yambaye hasi wenda tenue militaire hejuru civile cyangwa se hejuru tenue militaire hasi civile. Aba rero bose ubwo twari turi kwigarukira kuhagomba koherezwa abasirikare bano bavuye ku rugamba basije imitozo gisirikare. Ni axe ya Kivu y'Amajyepfo igomba koherezwa abakomando navuga ni kandi benshi. Ariko ngewe ikibazo nagize nibajije bano bantu ko ari benshi, bano basirikare ko ari benshi. Mu byukuri nibaje ngo abantu 7532 ntabwo bose ariko bajya ku rugamba. Ni benshi. Ntabwo bose ariko bajya ku rugamba. Bavahe ese batanga amatangazo ko no leta ivuga ngo dukeneye abasirikare bashya abaturage bakitaba cyangwa nabo barashimutwa nkuko Maribere bashimuta abantu bakabajyana. Oya ubu twirengagize uburyo kuva Goma yabohorwa hariya Cyanzu na Rumangabo hagiye hajyanwa y'urubyiruko rwinshi rwinjiye ku bushake volontairement bafite gahunda yo kubohora Kongo. Yego. Aba ibuka neza kuva mu kwezi kwa gatatu uhere kwezi kwa gatatu kugeza uyu munsi. Yego. Abagiye boherezwa hariya za Cyanzu bari urubyiruko rw'abanyekongo binjiye ku bushake, bamwe bajya za Rumangabo niho hakorewe selection y'abajya gukora ikosi rya special forces n'abasigara bakajya muri infantry nyine bakajya kuba abasirikare basanzwe. Yego. Aba ni urubyiruko rwa Kongo, hari n'abari basanzwe bari mu gisirikare cya Kongo mu byibuke neza bafashwe mateko batsinzwe ku rugamba. Batsindiwe ku rugamba. Hari n'abandi bagiye bayamanika bakizana nabyo hari n'abandi bagiye bava mu gisirikare mu bice bya za Rushuru, mu bice bya za hirya Rubero bakaza kurejuwanya ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Aba rero bose ibihumbi ubona 7532 bavuye mu binjiye muri iki gisirikare ku bushake bahera za Rumangabo abandi bajyanwa Cyanzu. Ngo nibe ikindi kibazo cyangize Roba AFC 23 byatekerejwe ko ishobora gufata igihugu cyose ikakibohora cyangwa se igavana ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko bakavuga ngo bishobora kugorana bitewe nuko ifite abasirikare bake. None uyu munsi yagraduatingishije abandi hari n'abandi bari mu myitozo ntabwo tubizi buretse gato Rumangabo ntabwo hajya baburayo. None iri kwerekana ko yasinyije abandi yagraduatingije abandi basirikare bashyashya, irangije bahishingano iravuga ngo mbizeho ubuhanga budasanzwe mufite discipline nyeneye ko abaturage bose ba Kinshasa batuye Kongo bagira umutekano, impunzi zigatahuka. Yavuze igihugu cyose tukongeraho ko ubushize na Colonel Nanga nawe yavuze ngo dukeneye noneho niba umutekano uhari dukeneye iterambere ry'abanyekongo bose ntabwo ashyira mu gaciro runaka. Ese ibi byose ntabwo twabihuza nuko haba hari intumbero ngari zo ko babohora igihugu cyose bakagifata gake bikaba ari cyo kintu batagatinzaho. Ubundi petit à petit l'oiseau fait son nid. Ni buhoro nyine inyoni yubatse icyare. Ntabwo Kongo mana yanyu muri superficie ifite ubuso ifite, ntabwo iki gisirikare cy'ikirebere ari cyo guhita kiribera Kongo yose. Ariko buri munsi baragura
wivuga ngo buri munsi kuko ntabwo bararenga Kivu zombi. Wibaze ko muri Grand Nord igizwe na province ya Nord Kivu na Ituri. Ese muri Ituri ko batari wapi? Ituri ntabwo bariyo. Niyo mpamvu rero ahanga ubundi bo bari bafite intego yuko bazagabanywa ngo na Fleuve Congo. Iyo Fleuve Congo bavuga Messi uramutse ufashe Fleuve Congo ahiri ukavuga uti iki gice cyose cyo kugaruka mu burasirazuba ngo ni Alliance Fleuve Congo 23 bakigenzura, baba bafite igice kinini cyane mu buryo butabaho. Rero icyambere birasaba ubwinshi bw'ingabo nibyo. Yego, ingabo bari kuzongera, ariko urwego ziriho ntabwo ari ingabo zo kuvuga ngo bahise bafata iyi Congo. Ese uzi ngo ariko birashoboka ko kugera runaka cyazabaho udafite nibura ingabo 100,000 utekereza ko ushobora kugufata ibindi bice ukabyongera hano kuri burasirazuba bwa Congo. Abafashe bano bantu ariko ntabwo wizwe neza umubare w'abantu bafite. Hakenewe munition, hakeneye intwaro, sibyo? Hakeneye tekinoloji yo ku rwego rwo hejuru mu mirwano bakora, sibyo? Izo drone barazishaka, sibyo? Bakeneye intwaro zisumbuyeho kugira ngo babohore iyo Congo yose. Biragoranye rero, icyari cyo nikigaragara nuko dushobora kubabona baguma mu bice barimo. Ese wari uzi ko n'igituma akenshi na kenshi bava mu bice bafashe haba harimo nanuzana factory y'abasirikare bakeya, nukuvuga ngo ubuke bw'ingabo nabwo bubaburimo, ugasanga tugize ingaruka zije nabwo ubu baburimo. Rero ahubwo abangaba icyo bafasha Makenga nukumetriza neza ibice bafite bakabasha no kubigenzura, sibyo? Ku buryo dushobora kuzasanga mu gihe kiri imbere nk'uyu mwaka na nyuma yawo noneho basaba ngo abanyekongo bari mu mahanga batahuke. Kubera iki? Bafite ubushobozi bwo kwasira umutekano w'ibice bagenzura, s'il vous plaît, ibice bagenzura. Umutekano nawo bajya kuhafata kubera ko babashotoye. None se urumva iyo mpamvu ndi kubivuga, yavuze ngo dukeneye ko abanyekongo bo bari mu mpunzi bose batahuka. Yongera avuga ngo dukeneye ko ituze ry'abanyekongo ribaho. Mu by'ukuri ubwo numvaga ko yakavuze ngo abari mu bice runaka cyangwa se abakeneye kuza mu bice twafashe biri mu mutekano ni muze, ariko ikize muri rusange ngo abanyekongo bose, nge numva ko byafashe indi ntera. Ni abanyekongo bose. Nese iki gisirikare kirarobanura? Ntabwo kirobanura. Niyo mpamvu rero bashyira en general, barageneraliza bakavuga umunyekongo wese. Ntabwo none hari ijambo wavuze ngo igihugu kiyobowe n'abantu ba stupid. Nyine iri jambo kuri tanga message. Ibi ngibi byo gutukana, niba uvuze ngo igihugu kiyobowe n'abantu binjiji, ntabwo nta message yindi. Ubwo bujiji hari icyo ushaka kubukoraho. Nta message yindi, nagiye na gito uzigera ubona umuntu muhanganye umusingiza. Nta yindi message irimo hariya. No kugaragaza nyine ko igihugu cyapfayonze, cyapfapfanye kubera ko kiyobowe nabi. Uzuko so kwerekana weakness yuko ari byo bajya gukemura. Byo ntacyo nyine. None se bararwana nyine kubera ko hari ibyo bagomba kujya gukemura. Bagaragaza ko igihugu kiyobowe nabi, bo mu bushobozi bwabo, mu bushake bwabo bashobora kuza bagashyira ibintu ku murongo. Naho nta kindi cyatari ko umuntu muhora muhanganye, nta kiza umwifuriza, ntacyo wamusingizaho kizima, nta nubwo ari uko Kisekedi buriya adafite ibyiza akora. Birahari, ariko mu ruhande rutavuga rumwe nawe agomba kuba abona ko agomba guhora mubona muri weakness. Agomba guhora mubona muri weakness. Ntabwo yamubona nk'umuntu uri strong. Muhora mubonamo bwa bukoroshari bumwe nanga yirwa avuga, arababonamo igisirikare cy'ikimayibobo. None se mu by'ukuri nuko FARDC yose ari mayibobo? Oya, ntabwo ari uko bimeze. Ahubwo nyine nuko bahanganye, kandi umukonkira wahora ari umukonkira. Umuntu mutabyumva kimwe nimuhora mubyumva kimwe, nicyo ngicyo kibitera. Ngayo nguko rero nizo axe nge ntekereza ko agiye kohereza abarwanyi, ariko mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kurinda position zabo.
zegereye nicyo nigiye kubaza turimo dusoza icyo bitezwe ndumva aricyo ngicyo uvuze nicyo ngicyo rwose position z'uwo zabo gukomeza gucunga umutekano w'ibice bafite umutekano wibuke mu minsi ishize baherutse gutangaza ko iyi fizi bagomba kuba boherezayo ingabo zikajya kurinda abanyamurenge hariya muri Minembwe bahora bicwa ndumva ari ibyo ngicyo bakagura ibindi bice bakagura ibice bagenda basunika imbere bari kwagura ingabo nyine ntawamenya nyine dutegereze turebe niba ku rugamba bajyayo bakajya kurwana cyangwa se bari buze kurinda aho bafite honyine ndumva ari ibyo ngibyo reka dusoze Zirba wakoze cyane Wamarashi wakoze cyane namwe abana natwe mwakoze cyane buri munsi kubana natwe turabakunda kubana natwe umunsi ku munsi Imana barinde bwa nyacyo birakomeza Jobless Ajabu Marashi updates